uyibura kandi warayibyiniye icyunzwe kikaza, ariko yabantumyeho. Ubwo hari ibigiye kugukoraniraho, yakuntumyeho ijambo rikomeye. Wakoze muze, irakumena agatuza iseseremo. Abayikubajije basange ikurimo, were kuvuga iyo wumvanye abandi, ahubwo uvuga iyo muri kugendana. Uryama uri kumwe n'Imana, ucuruza uri kumwe n'Imana, urwara uri kumwe n'Imana, baguhiga uri kumwe n'Imana, bakurwanya uri kumwe n'Imana, abaguhagurukiye basanga uri kumwe nayo, abagutera amahembe basanga uri kumwe nayo, batangazwa n'uko ugendana n'Imana. Rivuze ko ibigukomereye bidakomereye Yesu, ahubwo kuko yakoraga ejo n'uyu munsi ariko arakora, kandi niko azakomeza gukora, ntabwo akangwa n'ibihe. Bwira mwicaranye ngo uburyo buracahari, uburyo buracahari bwo gukora kwa Yesu. Wabuze uburyo ariko yo ntiyabura uburyo, wabuze uko ubigenza ariko yo ntiyabura uko ibigenza, wabuze iyo wanyura ariko yo ntibura hinyura. Izanye itangazo rikomeye bitewe n'agasuzuguro kakuriho, bakavuga ngo saba abasenga n'abadasenga bose nicyo kimwe, ugasenga ntihagire ubuzima buhinduka. Iyi saha ya saa 8, saa 9, saa 10 gutyo, data amanuye message ikomeye kashaka gukorana nawe. Abo muvukana bakamenya ko ufite Imana, abo muturanye bakamenya ko ufite Imana, abantu mubana muri kampani bakamenya ko wuzuye umwuka. Dusa nk'abakene ariko turabakire, dusa nk'abapfuye ariko turiho, dusigaragara nk'abatagaragara ariko turi ibirangirire. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 13, Abaheburayo ibice 13 umurongo w'8. Cumi na gatatu 8. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Kadusubiremo. Yesu Kristo uko yari ari ejo hashize, uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka. Mukomere mu mashini we wenyine. Kadusubiremo mwumva ikintu Yesu yihariye. Ntasaza, ntamera imvi. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Dusoza Itangiriro 32. Itangiriro ibice 32. Itangiriro ibice 32. Hari ijambo abibagirwa vuba turasomye ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Kuko ubwo mfite umutwaro mirongo 32, murongo n'uwa 2, ngira ngo hari ijambo rivuze ngo abamarayika b'Imana babonekera Yakobo. Yakobo akomeza urugendo, abamarayika b'Imana bahura nawe. Yakobo babonye aravuga ati aba ni umutwe w'ingabo z'Imana. Yitaho hantu Mahanayimu. Abo turi kumwe muvuge ngo amen. Dusomye umutwe w'ingabo z'Imana.
zishinzwe guhura n'abatanye n'abazereye n'ababuze epfo na ruguru, ariko bahura zikabagirira neza. Kugira ngo mubyumve neza iri jambo dusomye, abantu bakunze guhuza ibihe barimo n'imikorere y'Imana. Wahura n'umuntu akavuga ngo twakuzuye umwuka wera, ngo ariko turi mu bihe bibi, ukagira ngo na Yesu yageze mu bihe bibi. Bakunze kuvuga ngo kera ngo uko binari, ngo umwuka yajyagaza ngo ku ngoma izi n'izi, ariko ijambo Imana inshize ku mutima rivuze ko ibigukomereye bidakomereye Yesu, ahubwo kuko yakoraga ejo n'uyu munsi ariko arakora, kandi niko azakomeza gukora, ntabwo akangwa n'ibihe. Kadutuze turahagera. Mfite igihe nagezemo nkiruka ibirometero 42, ubu ndacyari umugabo ariko sinakwiruka 16. Nge ndi umuntu bigomba guhinduka. Ariko Yesu we uko yari ejo, ibyo yakoraga ejo akabikora ku nyanja itukura, aramanuka abikore, araza abikore kuri Burera na Ruhondo, abikore ku Kivu, abirinduke abikore mu marembo y'Iremera, abinkorere ibyo yakoreye Petero, abinkorere, kuko ntarobanura ku butoni. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, iyo Mana iramwemera. Hari abo turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Hari umbwiye ngo ntaho nivuze, nitwa Munezero bamvuze, nturi Burengerazuba, kandi nkeneye kuvuga Yesu cyane. Hari abantu ndi kubona bahagaze hanze, hari n'abo duhuye basubiyeyo. Yesu we ntabwo gukora kwe, ntabwo iki gikuta cyatangira gukora kwe twasengerana hano agakora n'ibiri muhira. Ndabazi muzi igihe Petero yari afunzwe, abamusengeye ntabwo bari bari kumwe nawe, baravuze ngo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kadusengera hatari, arohereza imbaraga zikingura inzu y'imbohe, ahura n'Imana abasenze batari kumwe nawe. Icyo twavuga ni iki? Nitumubure neza, ahubwo reka tuvuge ko atari muri twe. Uwacu araganiye ngo nuko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, nanjye nongeraho ngo ariko haleluya, turi insengero z'umwuka, kandi umwuka akorera muri twe. Kandi mbibuse ko ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, si uko kuvuga ngo arakomeye, ahubwo ni ubwo gukora ibikomeye. Si ubwo kuvuga ngo arakiza, ahubwo ni ubwo gukiza. Si ubwo kuririmba ngo aragabura, ahubwo ni ubwo kuvuga ibyo yakuga, ukagenda numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Nzi umugabo umwe witwa Aroni, yabanye n'Imana, abana n'Imana iboneka mu gihuru. Aroni arahari, ibirinduka hino, yigisha Mose gukora ibitangaza. Aroni ahahagaze, yegera ku wa kabiri, izana inda ngo zije kwa Farawo. Aroni abibonesha amaso ye. Ku wa kabiri ifata ibibugu ikavuga ngo mu banjye, mu bwoko bwanjye nzabatuza i Gosheni, ibyo ntibizahagera. Aroni arabibona. Bigera ku wa gatatu, izana umwijima ucura mu Banyegiputa, ariko Abisirayeli ntibageramo. Aroni abibonesha amaso ye. Biba bigeze ku wa kane,
iza n'inzige zijya mu banyegiputa, ariko mu Bisirayeli ntizageramo. Aroni ahahagaze arabibona n'amaso ye, arataha aravuga ngo nabonye Imana. Kuwa gatanu izana amazi ahinduka amaraso, Aroni abirora, babikoreshwa n'Imana arabibona. Kuwa gatandatu Imana iravuga iti ndakwereka imirimo ku buryo nugwa nzagukubita nkagutukuza, ariko ndamanza nkwereka imirimo ntazakubaza ibyo ntakwereka. Irabirinduka kuwa mbere baba bageze ahantu hari urutare, iravuga iti mwumva uko mvuganye nawe, ndacyari ya Mana munywa amazi. Baba bageze kuwa kabiri bati inzara iraje, iti mufata akanyama mujye ntiyamana. Baba bageze kuwa gatatu ku mazi aruti ndayahumanuye nk'Imana. Bagere kuwa kane ariho ruzingiye, Mose aja kubonana n'Imana. Agiye kubonana n'Imana, Abisirayeli atindayo. Reba uwo mwicaranye mubwire ngo ujye utindana n'Imana, mupfa kuba mufitanye ikiganiro, ntikagukubite rubandu. Uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi nikazahora iteka ryose. Mose atindayo, baraganira, ikamubwira iti nzabana nawe. Ati yego. Kuwa kabiri arongera ararayo, ararana n'Imana. Wowe iyo watomboye uyimarana amasegonda 5, imeze nka mitiyu nayo itaguze ntuza pake. Umwami adufashe kandi atugire neza kandi aduhereze umugisha mu izina rya Yesu. Barabana, baratindana, baraganira. Igihe ikiganiro gihiye, abantu baravuga bati twabonye Aroni agendana n'Imana, katumwegere twumve ko yaduha amakuru yayo. Baraza batarona ati karame twereka Imana. Mose yatinze ngo Aroni arayibura. Reba mwicaranye, ibyo byose byabaye Aroni ahari, ariko ngo bayimubaza umunsi umwe aravuga ngo ndayibuze. Nta nubwo bayisenga se, ati ntanyihamagaraga, kereka ari Mose ahari niwe yihamagara, naho ngiye ntanayihamagara. Watebeje, wambaye amakanzu, wagendanye nayo, ku mazi wari uhari, ntayo watwereka. Ati mumbabarire turebe ejo. Ngo yegera hirya, turihe wa Mana? Ngira mwihorera. Umwami adufashe ikomeze iganira. Mose iravuga iti ndakwereka ibyo abatagira Imana, hora umurebe aragaragara. Ngo buca mu gitondo barongera baragaruka, ngo turakuzi ko wabaga wambaye amakanzu, watebeje, wambaye neza, uyivuga ngo ibyinda n'ibibugu n'inzoka n'inzige n'amazi n'iki. Ihangane wenda uyihamagara iminota 2 twumve ko iki dutekereza. Aroni aravuga ngo nta nijwi ndikumva. Aramubwira ngo niba uyibuze dusomera ibitabo. Ngo nabyo Mose yabijaye. Wenda se ririmba ya ndirimbo Miriyamu yaririmbye, ati nayo nayibagiwe. Uri kwibuka iki? Ati cereka Mose aje. Tugeze mu gihe uyibura, kandi warayibyiniye icyunzwe kikaza, ariko yabantumyeho. Ubwo hari ibigiye kugukoraniraho, yakuntumyeho ijambo rikomeye. Wakoze muze, irakumena agatuza iseseremo. Abayikubajije basange ikurimo, were kuvuga iyo wumvanye abandi, ahubwo uvuga iyo muri kugendana. Uryama uri kumwe n'Imana, ucuruza uri kumwe n'Imana, urwara uri kumwe n'Imana, baguhiga uri kumwe n'Imana, bakurwanya uri kumwe n'Imana, abaguhagurukiye basanga uri kumwe nayo, abagutera amahembe basanga uri kumwe nayo, batangazwa n'uko ugendana n'Imana. Ababyifuje bavuge ngo amen. Imana ntabwo mbumvishe neza, mwavuga ngo amen. Nzi umuhungu umwe yigeze kumwaza witwa Gehazi, agendera mu kigare naho atagira Imana. Elisa yavuga ati kubita umwitero. Gehazi ati uyu ni uwacu, turasengana, tuba mu dini rimwe, kiliziya ni imwe itunganye, kandi ikomoka ku ntumwa.
agendera mu icyo kigare ngo haba hapfuye umwana w'umupfakazi. Ngo igihe umwana apfuye ngo Gehazi aravuga ati ariko aho abandi bahereye bakora imirimo ngenda bura n'akandi agashahugwa koko. Ngo abafashe inkoni ati mumpigamire. Kabaramanutse aragenda ageze ngaho ati uwo mwana wawe yafashwe ryari? Aramubwira ati nejo bundi. Kabaravuze ati uyu mwana wawe rero nje nkorana na Elisa nous travaillons ensemble, twe dusenga Imana ivuga bikayatike tiza n'uwo mwana wapfuye nkwereke. Imana ibwira Elisa iti hora urebe uko aramwara bikagaragara ko atayigira. Niriya nkoni buriya amavuta wayasigaranye, hari amavuta y'iriya nkoni. Baravuze ati ndakwirukanye ndakuzuye mu izina cy'Imana umenye ko na Elisa dusenganaga. Ngo umufaranga ntiyakanura. Ngo arongera ari kuvuga ati ariko iyi nkoni ntawe uyizi. Ngo umupfana aravuga ati ndayizi ariko na nyirayo ndamuzi ntabwo ari wowe. Ngo akora ubwa gatatu ati ndakwirukanye mu izina umufaranga. Gehazi ngo abasubiyeyo. Garavuga ati ya nkoni yasizemo ubutware. Ngo Elisa aramubwira ngo Gehazi rero igihe cyo kugendera mu kigare kirarangiye. Imana ku giti cyawe ukagendana nayo niyo wari ukwiye muri aka kanya ka none. Ikagaragara aho abandi babuze, bahari badahari ugakorana n'Imana, bahari badahari ukavugana n'Imana, bahari badahari ugakorana nayo. Kuko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, nuko ubwo dukorana nayo. Abahari muramvugira ngo amen. Mbwirira uwo mwicaranye ngo uyiheruka ryari? Mubaze utuyiheruka ryari? Imana yabantumyeho irashaka kugendana nawe ku giti cyawe. Ntuyibone kuko mwabyinye, ntuyibone kuko mwasohotse, ntuyibone kuko uri muri groupe. Waba nzu umwana wari uyifite, kankubwire inzu umwana wari uyifite ari kwa Namani ngo bakamusongesha ubugari, ariko agasonga ubugari ari kumwe n'Imana. Mureke mvuga Imana ibana n'umuntu hari no mu gikoni. Ngo agasonga ubugari avuga ati ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro no mu byako nzaririmba. Bati songa vuba, ati ndabusonga ariko ndi kumwe nayo. Yaba bubirinduye ikamubwira itumva uko mvuganye nawe. Uri mu gikoni ariko ejo nzahagukura kandi uzahakugwa n'Imana yawe. Kuwa kane mutagatifu umwuka amanutse imbaraga zimwuzuyemo. Abusonza bubirinduye ngo abarabirindutse abwira umugore wa Namani atumva uko ivuganye nawe. Ibibembe byanze guki, Imana iri iwacu irabikisha. Reka dutuze. Abantu bagize ifuhe ryo kudakubitwa n'Imana bakayigendana, aribo bamvugira ngo amen. Ako gakobwa ngo Namani baratashe. Uzi uko ababosi mutaha? Ngo baratashe ngo umudamu aramubwira ngo ibyabaye mu gikoni ntiwabimenya. Karavuga ngo habaye mwi ati umwana w'umuja w'umunyagano yakubise ubugari abubirinduye. Imana yabiramanuka imusanga ku mbabura iravuga ngo urararukiza. Mwe muretse gukoma mu mashi kadutuze gato metevu zareza mbo noneho Imana idufashe kandi tugire neza. Ngo Namani aravuga ngo yakubwiye ngo niyi, ati yambwiye ngo nivuga bikaba, itegeka bigakomera, idatinya ibibembe, idatinya mu gikoni, idatinya abakomeye nkawe, idatinya abafandi. Ati iravuze ngo wabyukanye ibibembe ariko urarara ugize ute? Ukize. Twumvikanye uko yararesha n'uyu munsi niko agize ute? Niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Abumva bishoboka ko yakora nk'ibyo yakoraga ejo bavuge ngo amen. Umukobwa baramuhamagara, ewa navayo utange message. Ngo umukobwa aramanuka, mwama dufashe. Nawe umva kuva mu gikoni ugasanga boss ihangano hagurukiye tate revevu ngiro ngo abwira nyirabuja ngwino ati vayo ati vayo mbivuga uhari. Ati Imana naje nsenga, Imana yiwacu iravuze ngo umutware wawe arararakiza nadakira ibyo agwaye mbigware. Niko Imana ivuze. Iyicarire mwana wa mama
Namani ngo baramukurikiye, abari mu nzira bati Namani ugiye? Ati ntimwamenye ibyo nagushije, mfite akantu kaba mu rugo gafite 1,50 m, ni nta shuri kagira. Karavuga ati nta shuri ngira ariko mfite Imana. Ati ntabwo kazi no mu mahanga. Ati ninshake mbe ngarukira Nyabugogo, ariko iyo nsenga ntigarukira Nyabugogo. Iravuga bikaba yategeka bigakomera. Bati yambaye dukeya. Ati ninshaka ngira ikanzu imwe ariko mpfa kuba mfite Imana. Ivuga bikaba yategeka bigakomera. Baramujyana, bari bahari niko byagenze. Abagezeyo batibira, amaze kwibira 7. Muramvugira ngo amen. Abaratashe aravuga ati itangazo ritambutse, uyu mukobwa ntagasubire mu gikoni, ntabwo yakora n'igikoni. Imana imeze gutya. Ndavuga Imana ishobora kuguteturura ikagukuraho bakujugunye. Abahari muramvugira ngo amen. Ni Imana ikora mu gihe cyose ugezemo. N'abadafite umwanya irakora. Nzi umudamu wahageze aza ari kuva, aravuga ati ariko nge nta mwanya mfite wo gutinda ku rusengero, ariko byibuze mfa kumubona. Ngo aramanuka, abaprotokole bari kuvuga bati rero wewe ugire gahunda, hano tugira gahunda. Garabwira ati ndabizi ko mugira gahunda, mumunyemerere mvuge data yabantumyeho ngo arashaka gukorana namwe. Ibyo yakoraga ejo abikorane nawe, ibyo yakandagiraga ejo n'uyu munsi abikandagire, ibyo yavutaguye ejo n'uyu munsi abivutagure, abo yahumuye ejo n'uyu munsi bahumuke, abo yakijije ejo n'uyu munsi bakire, abo yahaye abana ejo n'uyu munsi aracyabatanga, ingumba zabyaye ejo n'uyu munsi ziracabyara, abapfakazi bashatse ejo n'uyu munsi barashashaka, imfubyi zakize ejo n'uyu munsi ziracyagira ute? Ziracyakira. Mbaganize mfite ikinyabupfura, katwitonde icyo mbabwira. Ntabwo idakoze ntabwo mwazabivamo. Iramutse idakoze mwazananirwa. Iryohera mu mirimo ikoze. Ntabwo wava mu kwa mbere igikeri kiraje kigeze ku muryango w'iwawe, uravuze uti iki noneho kirankuraho. Ni igikeri kirara kigonga, utubwo cyohereje na ba masenge, ariko uri hano akaba akabonye Mana, akaba wakabonye Mana we, akaba akabonye Mana. Bati igikeri uti cyo kirandye, uburagarutse ejo. Bati cya gikeri ngo kiracahari. Mana uri Mana, uri Mana, uri Mana. Uyu mwitanyaguro tudafite Imana ikubita abazimu mu rugo, ngo ibidukubitire mu rugo bamenye ko dufite Imana, twazananirwa. Yakuntumyeho, Imana yakuntumyeho ngo irashaka gukorana nawe, ikavugana nawe, ikagendana nawe. Abo muturanye bakamona ko ufite iki? Imana. Abumva bishoboka muvuge ngo birashoboka. Ntabwo mbumva neza. Abumva bishoboka muvuge ngo birashoboka. Mwayimpera icyubahiro Imana. Uko yararejo n'uyu munsi niko agize ute. Bwira mwicaranye ngo uburyo buracahari. Uburyo buracahari bwo gukora kwa Yesu. Wabuze uburyo ariko yo ntiyabura uburyo. Wabuze uko ubigenza ariko yo ntiyabura uko ibigenza. Wabuze iyo wanyura ariko yo ntibura hinyura. Izanye itangazo rikomeye bitewe n'agasuzuguro kakuriho, bakavuga ngo si abasenga n'abadasenga bose nicyo kimwe. Ugasenga ntihagire ubuzima buhinduka. Iyi saha ya saa 8, saa 9, saa 10 gutyo data amanuye message ikomeye kashaka gukorana nawe. Abo muvukana bakamenya ko ufite Imana, abo muturanye bakamenya ko ufite Imana, abantu mubana muri kampani bakamenya ko wuzuye umwuka. Wagera mu mazi ntagutembane, waca mu muriro umuriro ukamenya ko ufite Imana. Wanyura ariko muramvugira ngo amen. Wagera mu rwobo rw'intare zikamenya ko ufite iki? Imana. Reka mbabwire, mu bintu 10 byamenye ko Mose afite Imana, reka mbikubwire, ntabwo ari abantu babimenye, ahubwo ibya mbere byagiye birahamya bituye umugabo afite Imana.
ni inda zino ziba mu masuvu izi zibumu izi tumena buke. Wowe na Reverend ntiyari yabimenye, nge ndavuga Imana ya Mose inda zarayimenye ngo yarazibwiraga ati mugende. Imana ikazibwira iti mugende mu busuve toma bwose bw'abanyegiputa mbone bari kwishimagura, ariko umwisirayeli kababwira nito inda vukone se keseromo inda mu Cyongereza ni ngiki buze reba inda ngo inda zaragendaga zikiroha mu banyegiputa zikaza ziriruka ngo zagera ngaha ngo inda zikavugana ngo tugeze mu Bisirayeli mugaruye, zikamenya limite y'Abisirayeli, zikamenya aho Abisirayeli bagarukiye ngo zagera ngaha ngo nawe ni umwisirayeli, zagera ngaha ngo ni umwisirayeli, zakata ngaha ngo aba n'abanyegiputa mubari. Ntawe uzibwiye, nta gitifu zihaye rekomandasiyo, nta mudugudu, inda ubwazo nta mushumbu zibwiye zitarage zaza ngaha ngo iyi ni korari y'Abisirayeli, zabirinduka ngaha ngo aba n'abanyegiputa ngo barishimagura ngo bagatelefona ngo inda zatugezeho namwe murazifite, ngo bakavuga ngo oya twe turi ubwoko butura ukwabo, turi abantu Imana yaronse ko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba, turakora mu ki. Reka mbabwire utwa kabiri, nangwa n'inda zifite amaso, burya inda yo ifite amaso. Kankubwira icya kabiri, bakubita inkoni mu maso, ibikeri birazamuka, ndakabura umwuka wera, murimo murahomba kandi Imana yacu ifite ubutwari, ngo ibikeri bikaza byagera hano ngo uyu turamuzi ngo avuka mu muryango wa Yakobo, ngo ibikeri bikabirinduka. Ibintu byamenye Imana ya Mose bya kabiri ni ibikeri, Farawo atari yayemera, ibikeri byaraza bikavuga ngo nawe uri uwo mu ba Mose, ukavuga ngo mwe bavuze ngo nditubagereho, umwami adufashe kandi atugire neza. Bikaza byagera hanguri wa ba Mose bakavuga ngo mvuka kwa Benjamini kandi turubangana igisekuru cyacu nous travaillons dans la place de Jésus. Bakabibikeri bikavuga ngo aha ntabwo twemerewe kuhagera. Ibikeri byonyine biriya bagutera biterwa nuko Imana idapfunyitse muri wowe. Buriya uri mu Mana byahagera, iyo bihamagaye birita, iyo bihamagaye bigirute birita. Ko mundebye nawe mwihangane mundebe neza. Icya gatatu cyamenya Abisirayeli ni urupfu seramo. Urupfu aho rwicaye bararubwiye ngo ubu urupfu narwo rwamenya Abisirayeli ko badapfa gupfa uri umutinya, ngo baruhaye itegeko ngo ujye mu banyegiputa gusa uje urareba imfura zabo ukaba uri gutembera, wahura narwo ruturaho utego uturapfa uti oya ntabwo twe turimo, muri abaki turabo kwa Zebuloni, muri Abisirayeli yego. Rwahura n'umupfu wo kwa Ruboshi rukamuza rugakomeza rukagenda. Imana idufashe kandi tugire neza. Ndimo ndinginga Imana ngo mubyumve itandukaniro riri hagati y'abasenga n'abadasenga. Yakuntumyeho ngo irashira itandukaniro hagati yawe n'abadasenga. Inda zimenye ko ufite Imana, ibikeri bimenye ko ufite Imana, urupfu rumenye ko ufite Imana, inzige zimenye ko ufite Imana, amaraso amenye ko ufite Imana, umwijima umenye ko ufite iki? Imana. Kamvuge kamwe narakavuze iwacu urusengero ruri ku mbuga y'iwanje kugira ngo abantu bihane. Ni umujura waje kutwiba imashini idoda, arayiba twarayemo. Buce mu gitondo nzi ko biri ku mbuga nkoranyambaga, umumama yitwa Venansiya aravuga ati iyo twaraye turasenga sindaje kurega, muze dupfukame tuyibaze
ahantu iyi mashini bayinyuranye, twitera mu kagurupe, reba ndagimbura ikiganza, turayitereta, turayinginga, turayihamagara iti mwumva uko mvuganye nawe, iyi mashini iri kwa runaka. Mwe muretse gatoya, ndavuga Imana imenya aho abakwibye barindi, turabirinduka mwana wa mama. Uko yararejo n'uyu munsi warashaje ntishaje, ntiyandura covid, iva ku giti. Hari Imana ishaka gukorana nawe, waranduyeyo ntabwo yanduye, ni Imana badapima umuriro. Mesherizami ivuga bikaba, iyo muvuge ngo uko yariri ejo n'uyu munsi niko. Zamura ukuboko kw'iburyo, nuko ubwo dufite iyo Mana mu nzabya zibumba, ubwo dukorana nayo, turabinginga ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa iki. Ntimukabyinira Imana idakandagira igikeri, ahubwo muzambyinire nje nakwica igikeri. Ntimukabyinira Imana idafata isazi ngo iyihonyoze, ngo iyibwire iti wintondagirira umukozi, ahubwo isazi nazitwika ari nyinshi. Nico mbahitiyemo, ni mwerure. Umusazi baramukubise, bakubita mu mavi ati murambabaje, bakubita mu mugongo ati mwari muguciye, bakubise mu mutwe ati mugeza aho birindiye, noneho naho ibisazi birindiye. Mugomba kugenda mukagera aho Imana irindiye. Uyibuze akerura, uyibonye agakorana nayo, utayigira akayishaka. Nyamara bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Muvuge ko abakiranutsi bazagira ute? Bazagurukane, ko bazatungwa. Siko bizaba, nta n'umwe uzakorwa n'iki. Ku manywa y'ihangu tuja k'uwo mugabo, umubyeyi atugenda imbere, ndamubaza nti ariko nitugerayo ikabura tumaze kwiha rubanda, ati warambwirije ariko ntiwampaye agakiza. Ati impano ziri gukorana zihawe n'Imana, reka nkwereke Imana ivuga bikaba yategeka bibaho. Turabirinduka tuba turahageze, ahamagara uwo mugabo atizana icyarahani. Ni ku manywa y'ihangu, kumugaragara izuba riva, abantu baradushungera, ntangira kunyama biribiri kuko sinjye wari wabyeretswe. Umudamu wakavuga ati nje ndumva Imana inzenguruka mimbwira ngo iyo mashini iri mu yinzu. Umugabo ati uraduhamagana abiri nitutayisangamo. Venansiya ati nanjye nituyisanga murayaduha. Umwami adufashe kandi tuvuga, bwira uwo mwicaranye ngo yarari kuyumva, yarari kuyumva, yavuganaga nawe, ikagendana nawe. Dusa nk'abakene ariko turi abakire, dusa nk'abapfuye ariko turiho, tusigaragara nk'abatagaragara ariko turi ibirangirire.